Mu buzima hari abantu bahitamo inzira yoroshye, ariko hari n'abahitamo inzira ikomeye, inzira yo kurinda abandi niyo bitaba ngombwa bakishyura igiciro cyose. Uyu ni umunsi wo kumenya inkuru itangaje ya ACP Rose Muhisoni, umugore wagaragaje ko ubushobozi, ubutwari n'urukundo by'igihugu bishobora guhindura amateka. Mu gihe abandi babonaga imipaka, we yabonaga inzira. Uvuye mu mwuga w'uburezi mu Burundi, Rose Muhisoni yagiye kuba umwe mu bagore ba mbere bubatse urwego rushya rwa polisi y'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'umugore utarigeze acika intege, umugore wageze ku rwego rudasanzwe mu nzego z'umutekano, akagera no ku buyobozi bukomeye mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Iyi ni inkuru ya Assistant Commissioner of Police Rose Muhisoni, urugendo rw'ubutwari, ubwitange n'umutima wo gufasha abandi. Muri kumwe nanjye Fabrice hano kuri Mr ML TV. Nibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro byacu. Rose Muhisoni yavukiye mu muryango wizeraga ko ubupfura n'akazi gakomeye ari isoko y'iterambere. Akiri umwana yamenyekanye nk'umuntu w'intyoza mu myigire no mu gufasha abandi. Uko yigaga nako yakuragamo indangagaciro z'ubunyangamugayo, ikinyabupfura n'ubushake bwo kubaka igihugu. Yarangije amashuri yisumbuye atsinda neza, akomereza muri kaminuza aho yize amategeko, akabona impamyabumenyi ya Bachelor's Degree in Law. Ntiyahagarariye aho, yakomereje amashuri kugeza abonye Master's Degree in Peace Studies, ubumenyi bwamufashije mu kazi ko gukemura amakimbirane no kubungabunga amahoro. Mbere y'uko yinjira mu nzego z'umutekano, ACP Rose Muhisoni yakoreye akazi k'uburezi mu gihugu cy'u Burundi, aho yakomeje gukura mu bumenyi no mu buhanga bwo kuyobora ndetse no kurera abandi. Uribaza ngo ni gute uwari umwarimu mu gihugu cy'u Burundi yisanze muri polisi y'u Rwanda? Iyo niyo mpamvu ndi hano ngo nkusobanurire akantu ku kandi ku rugendo rw'amayobera wibaza. Mbere y'umwaka wa 1994, ACP Rose Muhisoni yari umwarimu mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994, yagiye mu Rwanda akora muri Minisiteri y'Ubutabera nk'umuyobozi wa polisi y'ubutabera cyangwa se Director of Judicial Policy. Muri iyo minsi yoherejwe mu mahugurwa y'umwuga muri Canada mwaka wa 1997, aho yagize uruhare mu bikorwa bya polisi. Abona akazi ka polisi nk'inzira yo guteza imbere ubutabera n'umutekano mu gihugu. Mu mwaka wa 2000, ubwo polisi y'u Rwanda cyangwa se Rwanda National Police yashingwaga byeruye, ACP Rose Muhisoni umwe mu bapolisi ba mbere b'abagore binjiye muri uru rwego rushya rw'umutekano rwa Rwanda National Police cyangwa se RNP mu magambo ahinnye. Yahereye ku rwego rwo hasi, ariko mu gihe gito yerekanye ubushobozi bwo kuyobora no gukemura ibibazo. Mu myaka yakurikiyeho yabaye umuyobozi w'ishami rishinzwe kurengera abana no gufasha abagore mu mwaka wa 2000. Yabaye kandi umuyobozi w'ishami ry'abakozi mu mwaka wa 2002. Yabaye kandi umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mwaka wa 2005. Yanabaye kandi umuyobozi wa Gender Promotion Directorate mu mwaka wa 2012. Turebere hamwe ibyaranze ubuzima bw'uyu mubyeyi hanze y'igihugu. ACP Rose Muhisoni yitabiriye ubutumwa bwa Minisita muri Haiti, aho yifatanyije n'abandi bapolisi baturutse hirya no hino ku isi mu gukomeza amahoro no gusana igihugu cyari cyarahuye n'ibibazo bikomeye. Nk'umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe imikoranire ya polisi n'abaturage, Rose yashyize imbaraga nyinshi mu gushinga Youth Volunteer in Community Policing. Iyi gahunda yahinduye ubuzima bwa benshi, ikaba yaratumye ibyaha byinshi bikumirwa hakiri kare, ndetse igatuma abaturage bafatanya n'inzego z'umutekano mu kubaka ituze.
Ku itariki ya 13 Ukwakira umwaka wa 2021, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamuzamuye mu ntera amugira Deputy Commissioner General of Prison mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Aha Rose yagiye ashyira imbere gahunda zo gufasha abagororwa kongera kubaka ubuzima, kubigisha imyuga no kubategurira kugaruka mu buzima busanzwe. Nubwo afite inshingano nyinshi, Rose akomeza kuba umubyeyi wita ku muryango we. Avuga ko kuba afite umuryango umushyigikira ari kimwe mu bituma akomeza gukora akazi katoroshye atitaye ku mbogamizi. Ibi ni bimwe mu bikorwa bya Rose ACP Rose Muhisoni byagize uruhare rukomeye mu guhamya uruhare n'imbaraga z'abagore mu guhindura imyumvire ye ya rubanda no guhindura imboni z'uburyo abagore bafatwamo. Icya mbere ni amahuriro n'amahugurwa ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se GBV mu magambo ahinnye. Ku ya 17 Ukuboza mwaka wa 2020, ACP Rose Muhisoni wari umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe community policing muri polisi y'u Rwanda yatangije amahugurwa ajyanye no guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Amahugurwa yabereye mu turere twa Rubavu na Nyabihu kandi yakurikirwaga n'abantu barenga 150 barimo abapolisi, abakozi b'umutekano, abakozi b'inkiko n'abagira neza bo mu rubyiruko. Yashimangiye ko ikibazo cya male chauvinism cyangwa se guca intege abagore mu izina ry'umucyo ari ikibazo gikomeye, aho abagore batakibasha kuvuga ibibababaje. Yabwiye abitabiriye amahugurwa ko ubufatanye n'abaturage ari ingenzi mu kuburizamo no guhangana n'ibyaha. Icya kabiri ni ibikorwa byo guteza imbere abagore muri polisi. Mu rwego rwo gushyigikira no guteza imbere abagore muri polisi y'u Rwanda RNP, harimo Gender Promotion Directorate ishinzwe kubaka ubushobozi no gushishikariza abagore kwinjira muri polisi. Buri gihembwe habaho inama hamwe n'abahuza ba gender cyangwa se gender focal point muri buri shami rya polisi kugira ngo basuzume uko ibikorwa byo guteza imbere abagore bigenda bigerwaho. Hari kandi Police Women Convention cyangwa se inama ya buri mwaka y'abapolisi b'abagore, aho bahurira bakungurana ibitekerezo ku byagezweho, ingorane bahura nazo n'uburyo bwo kongera uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Icya gatatu ni serivisi ya toll free ku ihohoterwa. Rose Muhisoni wari umuyobozi w'ishami rishinzwe anti-GBV and Child Protection Directorate muri RNP yasangije abagore bari mu nteko ishinga amategeko ko polisi ifite toll free line ariyo 3512 ikora amasaha 24 kandi ifungura ibibazo by'abagore n'abagabo, ikabafasha bw'amategeko ndetse n'ubujyanama. Icya kane ni ukwibanda ku rubyiruko cyangwa se youth volunteers. Nubwo amakuru arambuye adahari, bizwi ko mu nshingano ze mu micungire y'umutekano ACP Rose Muhisoni yaragize uruhare mu gushyiraho gahunda yitwa Youth Volunteer in Community Policing cyangwa se YVCP. Iyo gahunda yagiye ituma urubyiruko rufata iya mbere mu bikorwa byo gukumira ibyaha no guteza imbere ituze mu midugudu. Bibukiranye ko iyi gahunda kandi twayivuzeho mu bindi bisobanuro by'ubuzima bwe, bikaba byaragaragaye mu bikorwa by'inshingano ze. Ubuzima bwa Rose Muhisoni ni isomo rikomeye ryerekana ko kuba umugore bitabuza kuba umuyobozi ukomeye, kandi ko umutima wo gukorera abandi ushobora guhindura ejo hazaza h'igihugu. Urugendo rwa ACP Rose Muhisoni ni isomo ry'ubutwari, kwihangana no gukunda igihugu. Uvuye mu mwuga w'uburezi mu Burundi akinjira mu bikorwa by'ubutabera mu Rwanda, yakoresheje amahirwe yo kwiga no guhugurwa ahindura ubuzima bwe n'ubw'abandi benshi.
kuba yarabaye umwe mu bapolisi b'abagore ba mbere mu Rwanda byamuhaye umwanya wo guhangana n'imbogamizi no guteza imbere uburinganire mu nzego z'umutekano. Uru ni urugero rw'ukuntu icyizere, umurava n'imbaraga z'umugore zishobora guhindura amateka y'igihugu. Inkuru ye igaragaza ko nta nkomyi ku muntu wiyemeje gukorera igihugu cye no guharanira ejo hazaza heza. Ni naha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Jye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye utasanga ahandi uretse hano kuri Mr ML TV. Mwibutse gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro. Bye bye.